kwiga ku muntu bigufasha gushaka bamwe mu bantu amarangamutima yawe ashaka. Yewe n'undi ndimo dusa, wowe n'undi ukurimo musa, who is a real black? Bible, Bibiliya nk'igitabo cyanditswe n'abahumekewemo n'Imana, niko bavuga, hamwe n'ibindi bitabo byinshi byerekeye na religion cyangwa se iyobokamana. Ibyo byose bigaragaza umuntu wundi utari wowe nk'ikindi kintu kidakwiye kuko kiri. Ibi mbivuze nshingiye ku bitabo nagiye nsoma bya philosophe ndetse n'abandi banditsi bose bitabo muri rusange bagendaga batanga zimwe na zimwe. Ubundi muri make dusobanurira umuntu kuri wowe ni iki. Umuntu ni ikiremwa cyaremwe n'Imana, ikagiha umwuka, umubiri n'amaraso, ubwenge ndetse n'intekerezo. Ni umuntu ufata imyanzuro, uzi icyiza n'ikibi. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Nyuma yo kubona uwo tubonesha amaso, burya hari n'undi tubonesha intekerezo gusa, ufite ukurimo kandi nanjye mfite undimo. Ibi ni ibitekerezo by'abafilozofe. Umuntu tubona hanze agizwe n'ibyo tubona, cyangwa se ugizwe n'ibyo tubona: inyama, amaraso, amatwi, amaso, ibintu nk'ibyo. Agengwa na wa wundi urimo imbere ye indani, twamwita neighbor, umuturanyi. Nitwa David Muhirwa, ndi kumwe na Ndikumana Terry, niwe uri kumfasha gutegura kino kiganiro. Uwizera umwana w'umuntu avumwe. Iyi ni imwe muri za mvugo zivuga ku muntu ziri mu bitabo bikomeye cyane hano ku isi nka Bibiliya, Bible. Bibiliya itanga ingero nyinshi cyane ku mpamvu zatuma umuntu atizera undi. Urugero rwa mbere ni uko ngo Cain yishe Abel kandi yari umuvandimwe we. Peter cyangwa se Petero yihakanye Yesu cyangwa se Yezu inshuro 3 times mbere yuko inkoko rusake ibika. Juda nawe abagambaniye Yesu. Ntibyoroshye. Ibi ni ibihamya ndetse n'ibindi byinshi cyane bigaragaza ububi bw'umuntu. Ibyo dukora byose as human creatures, muri twe dufitemo inshuti eshatu: bwonko, umutima na ntekerezo, brain, heart and mind. Ibyo ukora utekereza nta ruhare na ruke ubigiramo, ahubwo byose bikorwa na bariya bagabo batatu twavuze haruguru, kandi barakomeye cyane, bagira ubwumvikane muri bo, ntibasigana, ntawe ugirira undi ishyari. Muri make ntacyo bitwaye ubwabo, ntacyo bitwaye, nta kibazo bigirira. Iyi niyo mpamvu ituma bakora ikintu kiboneshwa amaso. Rimwe na rimwe ayo maso akanaza nk'umugezi utemba wiroha mu mpanga ndende ukurikije ingano ya uwo mugezi. Nshatse kuvuga ni amarira atemba ku matama akagwa hasi. Aba bagabo bashobora gufata umwanzuro utuma wariza n'umuntu, cyangwa se ukaba watera n'umuntu gukora ibintu bitari byiza atagombaga gukora, ariko bikaba ngombwa ko abikora muri icyo gihe. Ngo ibara ry'umukara ni ibara risobanuye ibintu byinshi. Risobanuye icyo risobanura mu bijyanye na fashion. Umukara, black, werekana umuntu wambaye neza. Nanone ibara ry'umukara tuzi ko ribika ubushyuhe mu myambaro n'ubundi. Philosophically, ibara rya noir, black, umukara, ni rya bara ryakwandura, ntihagire umenya ko ryanduye. Turaza kwisobanura. Religion cyangwa mwiyobokamana, ibara ry'umukara rikunze gukoreshwa bagaragaza ikintu kibi cyane, cyangwa se igikeneye urumuri cyose ni noir.
hamwe n'ibindi byinshi ntavuze, nabyo bigira ibara ry'umukara. Gusobanura bisobanura icyo nabyo risobanura. Niba wenda bashaka kwerekana ko ikintu kibi, urugero wenda iyo bagiye kwerekana nk'ubuturo bwa Satani cyangwa se bagiye kwerekana Satani bamwerekana mu ishusho y'umukara, cyangwa se iyo bari kwerekana nk'uko isi yuzuye umwijima ikeneye urumuri bakoresha ibara ry'umukara cyangwa se icyo twita umukara. Nk'uko twabivuze haruguru, reka dusobanure philosophically. Umwana aravuka ari kiza ntacyo aramenya gihamye, ariko hari ibyo abazi, kuko abazi kurira, azi gufunga udupfunsi, afunga intoki, buriya ngo bigaragaza ko aba ashonje. Niba ntabyo wari uzi, nabyo muhite mubimenya. Gusa uko iminsi igenda isimburana, imyaka ikava ku ntebe y'ubwami himikwa indi, ni nako wa mwana nawe hari ibimucumbikamo aterwa na sosiyete turimo mbi cyane, sosiyete mbi, ishyari, ubugome, kwikunda ndetse no gushyira ibitekerezo bye imbere n'ibyo dutozwa cyangwa se n'ibyo atozwa mu gihe ageze muri ino sosiyete, kandi yisanga abifite. Umuntu nk'uko twabivuze haruguru aza kugira icyo twita black mind cyangwa the darkest mind. Hano birumvikana kuko hajemo black, kandi twabonye ko ahanini yerekana ikibi, ndetse na dark ivuga umwijima. Ukenera urumuri kugira ngo ugende. Black, ikinyanyo cy'umukara ni umweru. Black white, dark, light. Kugira ngo umuntu abe gutyo ntabwo byizana. Nk'uko twabivuze haruguru, life cyangwa se ubuzima ni ishuri, ariga akigishwa ibyiza n'ibibi. Ibi twabivuze ruguru, hamwe n'ibindi bibi tutabasha gusobanura, ariko bibaho. Iyo byaritse mu muntu, nibwo wa mugabo witwa mind ahita agira irindi zina ryitwa black cyangwa se dark. Hano birumvikana umuntu ni ikinyabuzima gihinduka vuba. Hari abavuga ngo ahinduka nk'igicu cyangwa se ikirere. Aka kanya ni ubururu, akandi kanya gato ushobora gusanga cyabaye umweru cyangwa se umukara. Umuntu muraganira mukemeranya ingingo imwe, ariko mu kanya gato akaguhinduka. Ni wa muntu uguha icyo yise urwagwa wasomaho cyangwa se wasogongeraho ugasanga ni ibiziba. Ni wa wundi ucuruza isukari akavangamo imisenyi, akwereka urukundo muri kumwe, ariko hanze y'umwuka mwahumekaga. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Hari igisasu kirimbuzi aba ari kugucurira. Icyitwa umuntu cyose niko giteye, ariko nk'uko ikiza n'ikibi bigendana, buriya ikiza n'ikibi biragendana. Ntihabura amabeza, nabo hari utundi turemangingo baba bafite tutavugurwa cyane, ariko tujyanye n'ibyo ngibyo twavuze haruguru. Nihagira ukubwira ngo ntukamwigeho, ntukajye ubabara. Nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, hari ukuntu usanga wenda nk'umuntu yapostinze caption agira ati nungendaho uzanyerera kuko namaze kubura ububi. Abura ngo nihagira ukubwira ngo ntukamwigeho, ntukajye ubabara, ahubwo ujya wishimira ko ari kubona bimwe mu bibi bye bigutera kumwigaho, bityo azabigabanya kandi nta na kimwe bihungabanyije. Tangira wige ku muntu ukimubona mbere y'uko kubera imbogamizi agutera guhora wicuza. Kwiga ku muntu bigufasha gushaka bamwe mu bantu amarangamutima yawe ashaka. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Twese dushaka guhora twishimye. Ibitekerezo byacu yewe n'undi ndimo dusa, wowe n'undi ukurimo musa. Who is a real black?
mwakoze cyane kudukurikira. Yari David Muhirwa ndetse na Terence Ndikumana bamfashije gutunganya kino kiganiro kiri guca ku Hirwa TV. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane.